bamenya babayeho. Uyu munsi dufite abantu bavuga ngo n'abahanuzi barabeshya barateka imitwe. Wahuye n'abateka imitwe ariko hari abadateka imitwe. Wahuye n'ababeshya ariko hari n'abatabeshya. Rero ibintu by'Imana ntukabivanga, ibyo usaba Imana igubwenge irabutanga. Kwe gusobanukirwa no kumenya. Ugasanga umuntu yivukije amahirwe, abantu bose akabafata hamwe akabajyana kumwe. Oya, Serafadi aravuga ngo genda ubwire madagenda ushaka umuhanuzi wigeze kutubwira ko nzaba umwami. None umubaze by'uyu mwana ngo Imana ngo ariko ngo aravuga ngo ntamenye ko uri umudamu wanjye. Ngo ariyoberanye. Ngo Imana imubonye iramumenya. Ngo aramubwira ngo mada kuki wiyoberanije ukigira undi mugore? Ntukiyoberanye imbere y'Imana. Ukigira undi mugore. Imana yadukuye muri Egiputa. Imana ikatwambutsa inyanja itukura. Ujye wibuka Imana yagukuye. Ujye ugira kwibuka muri wowe. Nutibuka ntago uzaba intwari, ntago uzatsinda, ntago uzanesha. Ujye wibuka ineza y'Imana. Ujye wibuka ibyo yagukoreye. Hanyuma bitume wanga icyaha, bitume uyikomezaho. Imana itugirire neza rero. Ndagira ngo mbasengere uyu munsi ugira ingingo ikurengera. Aba bakobwa barengewe n'iki? Nuko se yubashye Imana. Nuko se wabo yubashye Imana. Ibi nibyo bitumye hajyaho itegeko mu Bisirayeli, hakagira itegeko rigenwa ryuko umukobwa agomba kuzungura. Kubera iki bifashwe? Kubera iki umwanzuro ugiyeho? Kubera iki Imana ikize yirindi tegeko? Kubera yuko Serafadi yubashye Imana. Shaka ingingo ikurengera. Nukuri umukristo ntukiyobagize. Ntukabe mu Mana utagira umwanzuro, jya ufata kamwe. Ndagira ngo ngusengere Imana. Uyu munsi wa none Imana iguha imbaraga, Imana iguhindure, uhinduke wikomeze ku Mana, uhamye Imana kugeza ku gupfa kwawe. Imana irazirikana. Imana irazirikana rwose. Imana irazirikana. Nababwiye umugabo witwa Serafadi ukuntu Imana yibutse nawe izirikana ibyo wakoze byaba byiza byaba bibi. Ngo Serafadi yariyobagije abwira umugore ngo niyoberanye, ngo ajye mu nzu, ngo ajye gushaka umuhanuzi. Rero baramubwiye yuko azaba umwami. Bari barahunitsemo amafaranga ariko urabatunga bakarya manu, mu gitondo mani kamanuka bakarya bagahaga. Warabagaburiye ntibicwa n'inzara, ntibicwa n'umwuma. Zari imbaraga zawe. Ongera manu, garuke ku bantu bawe abasubiye inyuma, abacitse intege, abashubijwe inyuma n'indwara, abashubijwe inyuma n'ibibazo. Uri Imana ikiza, bakiza ibyago byose, bakiza amakuba yose, bakiza akaga bahagaze. Shimwe Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Tugarutse imbere y'Imana n'imbere y'abantu bayo dushima Imana muri iki gitondo cyiza, igitondo cy'amahoro, igitondo cy'ihumure. Dushimira Imana yo mu ijuru ikomeje kuturinda no kubana natwe. Turashimira Imana cyane. Ni Gatera Jose rero nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibishimire. Ndashima Imana, ndashimira cyane rwose ibyumve kubw'umwuka wayo wera, kubw'imbaraga zayo ikomeje kuduha muri iki gihe, tukayivugira tukavuga ineza y'Imana. Dawidi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntabwo nzapfa ngo nzarama, ngo kugira ngo mbwire abantu kugira neza kw'Imana. Rero ndashima Imana itubeshejeho kugira ngo tubwire abantu kugira neza kwayo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Turabashimira mwese abadukurikirana, abaduhamagara, abatwandikira bakatwohereza za message batubwira ko ijambo ry'Imana ryabafashije. Mudushyigikiye, abadushyigikiye kuri uyu murimo mwiza kugira ngo inkuru nziza Yesu Kristo ikwiragire. Yesu aravuze ngo nimugende, abantu bamaze kubatiza abantu ngo aravuga ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza ku isi hose. Nukuvuga ngo twahamagariwe kubwiriza, twahamagariwe kubwira abantu ko Yesu agira neza. Niki Imana yaduhamagariye, agakiza twahawe nuko ukageza ku bandi, ntitukagira ubwiru ahubwo tukageze ku bandi. Imana ishimwe rero. Ndayishimiye cyane inshuti zacu, inshuti za Kristo mwese. Kristo abaha umugisha. Imana yacu bishimire, kandi ukomeze bakure mu bwiza ibashyira mu bundi. Uyu mwaka mbifurije guhura n'Imana mu bundi buryo.
Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Tumaze iminsi tuganira ku magambo meza, ijambo ry'Imana rwose, kandi nkabyumva yuko riri kugera kuri benshi. Ni nacyo Kristo yadusigiye. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kubara. Turahera mu gitabo cyo kubara mu bice byaho 27. Turahera ku murongo waho wa 2. N'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana aradufasha. Karibu udufashe ku murongo waho wa 2 uhereye ku murongo wa 2. Ariko turasoma umutwe w'amagambo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni igitabo cyo kubara ibice 27. Reka dusome umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza. Ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza. Umurongo wa 2 haravuze ngo bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi. Bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi. N'abatware b'iteraniro ryose. N'abatware b'iteraniro ryose. Ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati Data yapfiriye mu butayu. Data yapfiriye mu butayu. Kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera Uwiteka. Kandi ntabwo yigeze aba mu iteraniro ry'abantu biteranirije kugomera Uwiteka. Bafatanije na Kora. Bari bafatanije na Kora. Ahubwo yapfanye ibyaha bye. Ahubwo we yapfanye ibyaha bye. Ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. We yapfanye ibyaha bye kandi nta bahungu yigeze abyara. Niki gikuza izina rya Data mu muryango we? Niki gikuza izina rya Data mu muryango we? Nuko atabyaye abahungu. Nuko yaba atarabyaye abahungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa Data. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa Data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Ihagararire, Imana iduha umugisha. Amen. Aba ni abakobwa, Bibiliya tuvuze ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza. Ariko ijambo ryacu ravuga ngo kugira ingingo ikurengera. Kugira ingingo ikurengera mu Kristo birasabwa kubaho, ariko ukaba ufite ingingo izandengera. Umunsi nzaba mpuye n'ikibazo, umunsi nzaba nguye muri atake, umunsi nzaba mpuye n'ikintu cy'ingorane, umunsi nzaba ngeze mu kibazo, umunsi nzaba ngeze mu byago, nzabe mfite ingingo izandengera. Imana ishimwe. Bantu murabizi benshi, abanyamategeko murabizi hari ingingo zirengera abantu. Kavuga ati kajya mu rubanza mukaburana, ariko bakavuga bati ingingo ya 8 iravuga itya, kagutsinda cyangwa se kabari kuburanira. Ingingo ya 2 iravuga itya, ingingo ya 9 iravuga itya. Kenshi iyo tuburana hari ingingo zigenda zidutsinda cyangwa se zitufasha mu rubanza zikadutsindishiriza. No mu nzu y'Imana biriho, no mu bumana birimo, no mu mategeko y'Imana habamo, no mu gakiza habamo ingingo irengera umukristo. Iyo ngingo ikakurengera, hanyuma bigatuma ukira muri ubwo buryo. Aha rero tubonye inkuru z'abakobwa ba Selofehadi. Ngo Uwiteka bacira urubanza. Uwiteka bacira urubanza. Bavuze amagambo akomeye. Ngo bashyira Mose urubanza. Baragenda, abakobwa ba Selofehadi yari yarababyaye. Bibiliya tubwiye ngo nta bahungu yari yarigeze abyara. Uyu mugabo Selofehadi ndashaka kubibutsa ko yari umwisirayeli nawe. Yari yaratutse muri Egiputa. Hanyuma igihe Imana yakuraga Abisirayeli muri Egiputa, igihe Imana yakuraga Abisirayeli muri Egiputa, yazanyemwo umugabo witwa Selofehadi. Barahagurutse, bahaguruka bari ikivunge, benshi ngo hari n'abanyegiputa bagendeyemo. Ariko ngo bamaze kuza bazanamwo n'abagabo b'ingurumbanya, Bibiliya ni kubita barimo Kora na Datani na Abiramu. Ngo baza baca Abisirayeli intege, bababwira amagambo yo kubabwira ko ibyo bagiyemwo bitazashoboka, bababwira yuko inzira itazaborohera, babaca intege. Murabizi hari abantu bajya baca abandi intege, murabazi, bababwira ko ibyo barimo atari byo, bababwira ko bibeshye. Hanyuma ngo Abisirayeli baza batyo,
baza bacibwa intege n'abakorana ba Biramu. Iyi nyigisho nigeze kuyigisha ubu n'ubwa kabiri, nk'uko Imana yigaruye utega amatwi wumva icyo Imana igushakaho. Ntabwo mpamya yuko kuko Imana ivuga rimwe ikavuga kabiri ntijya ivuga rimwe, iravuga ikongera ikavuga kugeza igihe uzumvira icyo Imana igushakaho. Aba Bisirayeli bari kumwe na Selofuhadi ngo we yubaha Imana, ntabwo yigeze yiteranya n'iteraniro ryo kugomera Uwiteka, kuko bakorana ba Biramu ngo bagomeye Imana bazana imvururu mu Bisirayeli. Mose rero agiye ku musozi Sinayi gufata amategeko y'Imana 10 ngo aze asanga Abisirayeli barigumuye, batangiye kwigomeka, batangiye gukora ibintu bibi. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo hanyuma Mose ararakara, nibwo Imana yamanuraga umujinya ngo isatura ubutaka bumira abo ngabo bari barigometse ku Mana. Bari baratangiye kuramya Imana kuko ngo bategetse Abisirayeli ngo nimukuremwe imikufi yanyu, ngo bakuramwe imiringa, bakuramwe amahereni, bakuramwe amashenete, bayacuramwe ikigirwamana, bayacuramwe inyana kugira ngo bayimike ibimana yabo. Birengagiza Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, birengagiza Imana yabambukije inyanja itukura, bashaka indi mana, biremera ibigirwamana. Ibyo bintu bibabaza Imana, bakora ibintu bibi cyane, bakora ibyaha. Njya nkunda kubabwira indirimbo ivuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose kandi ntago bazibukwa. Imana itugirire neza. Hanyuma rero uyu Selofuhadi warahangara avuga ati mu by'ukuri Imana irahari, ntabwo jyewe nzaramya ibigirwamana. Nabonye Imana yadukuye mu maboko ya Farawo, nabonye Imana yadukijije Abanyegiputa, nabonye Imana yatwambukije inyanja itukura. Ngo Selofuhadi yikomeza ku Mana, ubwo abandi bagize batya bagateshuka, Selofuhadi ntabwo yigeze ateshuka. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ngo aza gupfa. Icyakora mu Bisirayeli nta mukobwa wazunguraga. Nacyo cyari ikibazo, nta mukobwa wazunguraga, kandi Selofuhadi nta muhungu yari yarigeze abyara. Aha rero dusomye umurongo wa 5, reka umukozi w'Imana adukomereze. Dusome ku murongo wa 5. Ku murongo wa 5 haravuze ngo Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofuhadi baburanye iby'ukuri. Aba bakobwa ba Selofuhadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene se wabo. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene se wabo. Uzatume baragwa gakondo ya se. Uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwira Abisirayeli uti umuntu napfa adasize abahungu. Muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa muzahe bene se gakondo ye. Nadasiga bene se muzahe base wabo gakondo ye. Subiramwe uwo murongo wa 10 n'uwa 11. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 10 haravuze ngo nadasiga bene se muzahe base wabo gakondo ye. 11 nadasiga base wabo uzahe gakondo ye mwene wabo urushaho kumuba bugufi. Mu muryango we abe ari we uyenda. Iryo ribere Abisirayeli itegeko ritegeka uko baca imanza uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Uko Uwiteka yategetse Mose. Imana iguha umugisha. Amen. Imana ishyizeho itegeko, iravuga ngo rwose ribere ihame Abisirayeli. Ibwira Mose ati noneho guhera uyu munsi bibe bityo Abisirayeli bajya bazungura abana b'abakobwa na bugingo n'ubu ngo niko bimeze. Ariko kubera iki? Kubera Selofuhadi yari afite ingingo imurengera. Hari ingingo yagiweho, hari ingingo Uwiteka yashyizeho kubera Selofuhadi.
Selofehadi ngo yari umunyakuri, yari yarubashye Imana, yabanye n'Imana, yari azi imbaraga zayo, yari azi ubukomera kwayo, yari azi gukora kwayo. Yabanye n'Imana ngo abandi barigumura, abandi bajya mu ngeso mbi, abandi barateshuka. Ariko Selofehadi aravuga ngo Imana yadukuye mu maboko ya Farawo, Imana yadukuye muri Egiputa, Imana ikatwambutsa inyanja itukura. Ujye wibuka Imana yagukuye, ujye ugira kwibuka muri wowe. Nutibuka ntabwo uzaba intwari, ntabwo uzatsinda, ntabwo uzanesha. Ujye wibuka ineza y'Imana, ujye wibuka ibyo yagukoreye, hanyuma bitume wanga icyaha, bitume uyikomezaho. Imana itugirire neza. Rero ndagira ngo mbasengere uyu munsi ugira ingingo ikurengera. Aba bakobwa barengewe n'iki? Nuko se yubashye Imana, nuko se wabo yubashye Imana. Ibi nibyo bitumye hajyaho itegeko mu Bisirayeli, hakagira itegeko rigenwa ryuko umukobwa agomba kuzungura. Kubera iki bifashwe? Kubera iki umwanzuro ugiyeho? Kubera iki Imana ikize yirinde itegeko? Kubera yuko Selofehadi yubashye Imana. Shaka ingingo ikurengera. Nukuri umukristo ntukiyobagize, ntukabe mu Mana utagira umwanzuro, jya ufata kamwe. Ndagira ngo ngusengere Imana uyu munsi wa none. Imana iguha imbaraga, Imana iguhindure, uhinduke wikomeze ku Mana, uhamye Imana kugeza ku gupfa kwawe. Imana irazirikana, Imana irazirikana rwose. Imana irazirikana. Nababwiye umugabo witwa Selofehadi ukuntu Imana yibutse nawe izirikana ibyo wakoze, byaba byiza byaba bibi. Ngo Selofehadi yariyobagije, abwira umugore ngo niyoberanye, ngo ajye mu nzu, ngo ajye gushaka umuhanuzi. Rero aramubwiye yuko azaba umwami. Bamenya babayeho. Uyu munsi dufite abantu bavuga ngo n'abahanuzi barabeshya, barateka imitwe. Wahuye n'abateka imitwe, ariko hari abadateka imitwe. Wahuye n'ababeshya, ariko hari n'abatabeshya. Rero ibintu by'Imana ntukabivanga. Ijye usaba Imana iguha ubwenge, irabutanga, iguhe gusobanukirwa no kumenya. Ugasanga umuntu yivukije amahirwe, abantu bose akabafata hamwe, akabajyana kumwe. Oya, Selofehadi aravuga ngo genda ubwire madagenda ushaka umuhanuzi wigeze kutubwira ko nzaba umwami. None umubaze iby'uyu mwana. Ngo Imana, ngo ariko ngo aravuga ngo ntamenye ko uri umudamu wanjye. Ngo ariyoberanye. Ngo Imana imubonye iramumenya. Ngo aramubwira ngo mada, kuki wiyoberanije ukigira undi mugore? Ntukiyoberanye imbere y'Imana, ukigira undi mugore. Genda ubwire umugabo wawe ngo yagukuye muri rubanda, arakogeza, kugabanyiriza ku bwami igihugu, kugabanyiriza igihugu akigabanyamo kabiri. Ibyo ntiwabizirikana. Jya uzirikana ineza y'Imana. Ati ibyo ntiwabizirikana, ukora ibyaha kurusha abakubanjirije. Ibyo ntiwabizirikana, wisubirira inyuma. Hari ibintu utazirikanye, hari ibintu utatahaye agaciro, hari ibintu utajya wibuka. Kandi ni ngombwa kwibuka Imana yagukuye, ni ngombwa kwibuka agakiza Imana yaguhaye. Ngiye kugusengera rero, Imana iguha imbaraga, ubane n'Imana, usenga Imana, ube umukristo nyawe. Imana ifite byose, ibyo ushakira hanze Imana irabifite. Byo wajya gushakira mu bapfumu, wirirwa bakubeshya ngo niwizinguze, niwirogoze, nugira utya. Imana yacu iranarogora, iranazingura. Ibyo byose irabishoboye. Tanga umugisha, tanga amahirwe, tanga umugisha umuntu akawubamo. Imana itugire neza. Reka ngusengere. Mana Data, witwishobora byose, niko wabwiye Mose. Uravuga ngo witwishobora byose. Wakuye Abisirayeli mu maboko ya Farawo, ubakura muri Egiputa, ubakuzayo amaboko yawe, ubakuzayo imbaraga zawe. Wakoze imirimo n'ibitangaza, ukamisha inyanja itukura, baca mu nyanja nk'abaca ku butaka. Izo zari imbaraga zawe Mana. Turagushimye, turagushimye, turagushimye. Wabagaburiye mu butayu, badahinga, nta mirima bafite, nta konte zari ziyo, bari barahunitsemo amafaranga, ariko urabatunga bakarya manu. Mu gitondo manu ikamanuka, bakarya bagahaga. Warabagaburiye ntibicwa n'inzara, ntibicwa n'umwuma. Zari imbaraga zawe. Ongera Mana, ugaruke ku bantu bawe, abasubiye inyuma, abacitse intege, abashubijwe inyuma n'indwara, abashubijwe inyuma n'ibibazo.
uri Imana ikiza, bakiza ibyago byose, bakiza amakuba yose, bakiza akaga bahagazemo. Ibyatuma ubwoko bwawe busubira inyuma nubibakureho, baha imbaraga za Mwuka Wera, basukira amavuta no sikarabone. Maboko y'Imana nabashyigikire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bana n'abantu bawe Mana, baha ubugingo kandi bwinshi. Hura n'abantu bawe, ruhura abarushye, abafite imvune zo mu mitima, abumva byabashobeye, abadafite icyerekezo na sikarabone foya. Rebera abantu ishimwe, mbahejeje umugisha muri iki gitondo, ukuboko kw'Imana kuboneke kuri buri wese. Urakoze Yesu, urakoze kubagiriye neza, abarwayi bakize, abarushye Mana, bafite imvune zo mu mitima zibakuruhure, kandi utanga ubugingo bwinshi Kristo. Urakoze ko wicaye ku ntebe y'imbabazi, urakoze ko wicaye ku ntebe y'imbabazi, uri kuvuga ngo ushatse waza, imbabazi zikiriho. Mana urakoze, uyu mugabo umugirire neza, uyu mugore umugirire neza, uyu muntu wubatse igisenge kikaba aricyo kimunanira, Mana muzamurire, umwubakire yuzuze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu ufite umwenda, uyu muntu uri mu ideni, uyu muntu uri muri kredi, hura nawe, mutabare, muramburire ikiganza. Urakoze Mana, shyigikira abantu bawe, shyigikira igihugu cyacu, shyigikira abayobozi batuyobora, maboko yawe nabashyigikire, shyigikira itorero, shyigikira abashumba, shyigikira abakristo muri rusange, abakuvugira ku manywa na nijoro. Kuko kwawe kwiza ni kube kuri buri wese ugukeneye, uguhanze amaso. Urakoze Mana, urakoze kubikoze, urakoze ko wumvise, izina ryawe rihabwa icyubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha, ariko kandi iyi video tukoherereza ubutumwa bwiza bukugezaho, nawe jya ubuhundi kandi ujye uyireba rwose, uyirebe wemere. Umukozi w'Imana ujye ufungura video rwose, mu Kristo mwene data, ujye ufungura video uyirebe, wumva ijambo ry'Imana, hanyuma nawe uhereze inshuti yawe, wohereze mwene so, wohereze umuturanyi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka mbahe telefone rero ngendana kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0788 50 98 94 4, 0788 50 98 94 4, na 0722 74 34 93 1, 0722 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana ibaha umugisha.